iki gitaramo ni ijambo twese tuzi ntabwo twanabitindamo. Ni 8:17 igitabo cy'imigani. Nkunda abantu ariko abashakana umwete. Nkunda abantu Imana ishimwe. Munyaruke ntacyo munyaruke dusome 8:17 imigani. Nkunda abantu kandi abashakana umwete. Imana ishimwe. Nkunda abantu bankunda ariko kondisiyo abagira gutya bakananshaka bakashakana umwete no kumbona basambona. Imana ishimwe. Nkunda abantu abavuga ko bankunda nanjye ndabikunda ariko abantu bifata bagasiga imirimo bagasiga uburiri bakareka n'izindi mpamvu bakanshaka no kumbona. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Abiteguye kubona umwami wacu umugoroba Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka yabwiye Mose aramubwira ngo nuba bugufi bwaho nkunda kunyura nanjye uzambona. Amen, amen. Mose agira ngo azabona Imana nk'uko wareba mugenzi wawe. Iramubwira ati kundebaho ntibishoboka ariko ikintu uzagukore nzanuza kugira neza kwanjye. Hari ibintu bine bikomeye nahishuriwe n'umwuka w'Imana bijya bibi iyo umuntu yataramye gutya yashatse Imana. Ibi bintu ntabwo ari ibintu byose. Ibi bintu bifite akamaro. Nahoze ndeba no mu batubanjirije bagiye bataramira Imana hari ikintu bagiye bayikuraho. Wanasifiwe. Natwe uyu mugoroba rero hari ibintu bigomba kutubaho kuko twataramye. Ndabashase ubu tumene n'abantu twasize baryamye. Ubu tumene n'abantu twasize bajya mu zindi shuri. Natwe kuko twageze mu gitabo hari ibintu bigomba kutubaho. Hari ibintu bigomba kudusohoraho. Hari ibintu bigomba kudushikaho bijya bibi umuntu yatarama. Dutarame Watara
hari ikindi kiba mu gitaramo. Iyo abana b'Imana bataramye, iri torero ryataramye, Imana ijya idutyaza. Mu gitaramo Imana ijya idutyaza. Icyuma cyahase cyane kigahata kigeraho kikagimba. Manishu kikazana umugese kikagimba kikajya gihata nabi. Cyarakoze we ariko n'icyaje kwicyaza. Iyo twatarana ijuru rijya ridutyaza mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu umurokore wese ukunda ibitaramo arakeba. Buri muntu wese ukunda ibitaramo Imana ishimwe. Kandi ibitaramo nk'ibi bitarimo protokole, bitarimo bya bitaramo byo kwicara abantu bagashaka Imana kandi bayishakanye imitima yabo. Imana ijya ibacyariza mu bitaramo. Ariko kuki mutajya mwibaza impamvu Yesu yabwiye abigishwa ngo bose bahurire mu nzu i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru? Kuki atababwiye ngo Petero uri iwawe, Andereya nawe uri iwawe, umwuka naza buri wese aramusanga haraba? Yarababwiye ngo nimuze mu gitaramo. Nimuba muri mu gitaramo, mwicaye mu gitaramo, muhuje umutima, ndamanura imbaraga zivuye mu gihugu cyo hejuru. Muri mugoroba hari Imana ije gutyaza abera bayo, hari Imana ije gutanga izindi mbaraga, hari Imana ije kuvugurura, hari Imana ije gusiga, hari Imana ije kubaka, hari Imana ije gukomeza, hari Imana ije kubaka ijuru. Imana ishimwe. Muri iki gitaramo mwakire kongera gusigwa mu izina rya Yesu. Muri iki gitaramo mwakire ibihe byanyu Satani yari yarabize. Muri iki gitaramo ijuru ribagarurira ibihe byanyu bya kera. Hari ababikeneye? Muri iki gitaramo ijuru ryongere ribasubize ibihe byanyu bya kera. Imana ishimwe. Kuko iyo umuntu yataramye ijuru riramutyaza. Uva ijuru rirongera rikamugeraho, ijuru rirongera rikavugurura, ijuru rirongera rikubaka, ijuru rirongera umva we. Kandi mu gihe gitaramo Yesu yigeze kugirana na Petero na Yohana na Yakobo ngo bazamutse ku musozi. Murakibuka ngo mu ijoro ngo barimo basenga, ngo nuko umucyo w'Uwiteka uramurika kuri uwo musozi. Ndanezerewe. Ubwiza bw'Uwiteka buza kuri Yesu ngo arimo asenga. Uwitwa Petero uwitwa Petero aba yabibonye, aravuga ngo uriya ni Mose kandi batarigeze babana. Uva arangira ngo uriya ni Eliya. Reka mbabwire, mu bitaramo nk'ibi abantu bajya bahabwa n'impano z'Umwuka Wera kandi batari bazi n'ibyo ari byo, ariko kuko abantu bataramye ubwiza ni gusa. Urashaka kubwira ngo uwitwa Petero na Mose bigeze babonera? Tuvuge se mwabonye ku ifoto, tuvuge se ngo uwitwa Eliya sibura ngo yumvise amateka. Amateka yarayumvise ariko si isura yibwiwe n'iki? Kuko iyo abantu bataramye Imana irabavugurura, ijuru rirongera rikavugurura. Twajyaga dutarama, abantu bagatarama, abarozi bagatamarozi kubera igitaramo. Imana ishimwe. Abantu bagatarama, abantu batarama, abantu bakakira Umwami Yesu nk'umukiza. Imana ishimwe. Abantu batarama, ndabyibuka ko njyewe nakira agakiza nakakiriye mu gitaramo. Gutya ku mugoroba habaye igiterane, baratumira muzaze dusenge. Ngezeyo mu bwiza bw'Imana niho nakiriye agakiza. Iyo umuntu yataramye rero ijuru rijya rivugurura. Uwitwa Petero ababwiye Yesu aramubwira ngo turakigana iyawe iya Eliya n'iya Mose. Umva ukuntu ibintu by'umwuka biryoha ariyibagirwa. Iyawe iya Eliya, maze niturangiza kwica twigumira dukomeze twibere muri ibi bihe. Reka mubwire, uyu mugoroba niba ufitemo icyifuzo, Imana ikuvugurure, Imana yongere ivugurure. Iyo abantu bataramye ijuru riravugurura. Mu byakiro mu izina rya Yesu. Kandi iyo abantu bataramye, ibi ni ibintu
iyo abantu batarana mu gitaramo hajya habonekamo ukuboko kw'Imana kudasanzwe. N'icyo numvise mu bitaramo nk'ibi bijya bibonekamo ukuboko kw'Imana kudasanzwe. Mu bitaramo nk'ibi Imana ije gukora ikintu kidasanzwe. Mu bitaramo nabonye ahantu Imana yitana ni mu bitaramo. Mu bitaramo nk'ibi abantu bajya babona abana kandi byari bisa n'ibitazashoboka. Mu bitaramo nk'ibi inzugi zari zaratoye umugese zijya zifundukira mu bitaramo nk'ibi. Ibitaramo nk'ibi inzira zitagaragaraga Imana izigaragaza mu bitaramo nk'ibi. Nirutse igitaramo cyabereye muri karitsiye yo kwa Petero, ngo baraye bari mu musohoro, ngo abera baravuga ngo ntitujyane tujye gutaha. Kandi ikitujyana ni ukubwira Imana ngo ntubyemere. Icyakuzanira kizi ukibwirira Imana muri iki gitaramo. Baravuga ngo ntabwo biri mukundi kandi bivuga kuri igitaramo gitangaje. Iryo mu masaha 11 muri iyo karitsiye hari hasohotse itangazo rivuga ngo ejo mu gitondo tuzabaha umugabo witwa Petero wawundi wari warigize igihangange. Ejo tuzamubaha. Herode yari yabitangaje. Ariko n'ibiki Satani yatangaje, n'ibiki abantu batangaje ku buzima, n'ibiki abaganga bavuze, n'ibiki imiryango yavuze, n'ibiki inshuti zavuze, ko hejuru y'ibyo bavuze no muri iki gitaramo Imana yavugiramo ijambo. N'ibiki bavuze, n'ibiki bakoze, ko no muri iki gitaramo Imana yakora ikintu gikomeye. Ngo iryo joro ngo abera baratara babwira Imana ngo Mana ntubyemere. Natwe ndumva natwe twariza zangiza Imana ntibyemere. Imana ntiyemere kugwa mu maboko ya Herode. Imana ntiyemere, oya ntibzemere, oya ntibzemere, oya Imana ntibzemere. Kandi muri iki gitaramo Imana ntibzemere ibyo abakozi bapanze. Imana ntibzemere nakundi ijambo imbwira ngo yica imigambi y'icakura kugira ngo zidasoza imirimo y'amaboko yazo. Muri iki gitaramo Imana ntibzemere. Twayikomeye amashyi menshi cyane. Muri iki gitaramo Imana ntibzemere. Basenga Imana, bahamagara Imana, kumva uko basenga ijuru naryo ryumvise ngo ryohereze marayika waryo. Baragenda babohora Petero nk'uko twasomye ngo avamo. Ibyo bari bategereje icyo gitondo binyurana n'ibyo Imana yakoze nijoro. Iyo umuntu yataramye Imana ijya imwereka ukuboko kwayo guhambaye. Imana ijya imwereka ukuboko kwayo kudasanzwe. Imana ijya imwereka ukuboko kwayo mu buryo budasanzwe. Reka mabi si ubwa mbere tubonye Imana, oya. Si ubwa mbere dusenze Imana, oya. Si ubwa mbere Imana ikoze ikintu gikomeye, oya. Ariko muri iki gitaramo Imana ikwiyereke bundi bushya. Si ubwa mbere Imana yabikoranye nawe, si ubwa mbere Imana yabivuganye nawe, si ubwa mbere Imana yabikweretse igitangaza. Ariko kuko twataramye ndasezeye ukuboko k'Uwiteka kudasanzwe kongere kwigaragaze. Ndasezeye imbaraga twataramye Imana yongere yiyerekane mu byabo. Imana yongere ibyivangemo. Imana yongere ibigaragaremo kubera ko twayitaramiye. Imana yongere ibyivura ubutemu rwose. Imana yongere ibyinshiremo. Kandi ni ukuri ndabona hari ibintu Imana iri kwinshiramo ibyo kurinda irinde mu izina rya Yesu Kristo. Izo nsoro mu nda datarinde no poti zalefo. Izo bizinesi datazivangemo. Imana ikurenganure, Imana ikuvuganire, Imana ikuburanire kuko twageze mu gitaramo. Amen. Manisha y'umuntu yataramye Imana ijya imwereka ukuboko kwayo gutangaje. Akavuga ngo ndayibonye koko. Akavuga ngo iyi niyo. Navuga injoro nyinshi agakuga amasaha si ngombwa. Abitwa ba Obedi-Edomu bagiye bataramira isanduku y'isezerano. Bari abatindi mu cyakangahe cy'ubude cya mbere yo hasi nta kintu bagira. Ariko mu isanduku iwabo baratarama. Imana irabagira ngo nanjye ikintu ndi bubakore
ndabakenura mpereye ku ka mbere, mpereye ku ka kabiri, kandi reka mubwire, dufite Imana igitanga umugisha umubyeyi ataguha, dufite Imana igitanga umurage ababyeyi bataguhaye, dufite Imana igitanga umugisha imiryango utayibonana, dufite Imana ikigira neza utabona n'umuntu. Iki gitaramo rero ndasenze mu kuboko kwiza k'Uwiteka kubugaragare ku buzima bwawe. Muri iki gitaramo ndasenze mu kuboko kwiza k'Uwiteka kugaragare ku buzima bwawe. Gatatu, iyo umuntu yataramye yabanye n'Imana, yashatse Imana, Bibiliya yatubwiye ngo nkunda bankunda, ngarika banshakana umwete no kumbona bazabona. Kamabwira ikintu gikomeye, iyo umuntu yataramye yashatse Imana, Imana ijya imuvugaho ijambo rizamuherekeza ubuzima bwe bwose. Amen. Iyo umuntu yataramye, Imana ijya imuvugaho ijambo. Atumvanye nyina, atumvanye se umubyara, atumvanye imiryango yari kuvuga ikizi, atumvanye abaganga, atumvanye inshuti, ijya imuvugaho ijambo. Tugere gusa. Ariko abantu bataranye Imana ikavugana nabo bagire gutya bakayicaye. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu yataramiye Imana ijya imuvugaho ijambo. Ntabwo mwumvise ibintu iri kuvuga se? Ntabwo mwumvishe abantu yatangiye kuvugana nabo se? Ntabwo mwumvishe abantu yatangiye kugenda ivugana nabo se? Namukangira komeza ivugana natwe. Iri jambo ikuvuzeho rero nta muntu warirwanya. Avuze ngo amena. Nta muntu warivuguruza. Ariko nta bihe byarihindura. Bana biziza nta mwana w'umuntu waryica. Ijambo ryavugiwe mu gitabo, nta mudayimoni waryica. Barishime, nta bantu barirwanya, barihimbaza. Aho uri hose riba rikuriho, kuko ijambo Imana ivuganye n'umuntu ni umutungo we bwite. Manishime. Umuntu yagutiza, akagutiza akabanza, akagutiza inzu, akagutiza akamodoka, akagutiza bwacya mu gitondo kuko atabyiyumvisemo. Akajyana. Ariko ijambo Imana yavuganye nawe, umuntu niyo mutabyumva kimwe, nta mbaraga afite zo gutwara ijambo Imana yakuvuzeho. Manishime. Naho yagusabye ate, reka mubwire, reka bavuge ibyo batazi, kuko icyo uzi ni icyo Imana yavuganye nawe, kandi yavuganye nawe n'izi by'umumaro yavuganye nawe. Bityo rero iyo umuntu yataramye, kumenya ngo mbibabwire yuko umuntu mutabyumva, iyo umuntu yataramye Imana ijya imuvugaho ijambo. Amen. Ni iki gitaramo cyabereye i Nayoti, Iramba, murakibuka? Hejuru ku gasozi cyarimo wa Dawidi, mwakibutse? Cyarimo n'uwitwa Samweli, ngo yari ahari, yamugezeho ahunze, Sawuli amuri inyuma ashaka kumwica. Samweli aramubwira ngo naho wakwihisha iwanjye naho yahamutsinda. Dawidi ngo yumva aratendebutse, ngo ariko Samweli aramubwira ngo hari ahantu bita mu gitaramo, iyo umuntu yahageze ijya imuvugaho ijambo. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Arazamuka, umugabo witwa Dawidi, umukozi w'Imana, ngo ajya gutaramira i Nayoti, ngo baratarama, ngo uwitwa Sawuli ngo aje kumwica. Atuma intumwa zirahanura, murabyibuka, ngo arigendera ubwe ku giti, ngo ahageze acyambuka akagezi, ngo umwuka w'Imana muzeho. Noneho ngo azahanura, kandi we azahanurana n'ibimenyetso, ngo azahanura yikuramo umwitero, ngo awambika Dawidi. Aravuga ngo nta wundi Imana ishimye wo kuzayobora Isiraheli uretse Dawidi mwene Yesayi, niwe Imana ihisemo. Kubera ko yari mu gitaramo, Imana imuvugaho ijambo. Iryo jambo riramukurikirana kugeza igihe yabereye umwami. Uyu munsi ku musozi w'i Nyamata, tariki 15 z'ukwa gatanu, Imana ikuvugaho ijambo bizabana n'ubuzima bwawe, bizagendana n'ubuzima bwawe.
itariki tuzajya tuyibukiranya tukavuga ngo byari lokezi z'ukwa gatanu nibwo Imana yakoze iki igakora n'iki igakora n'iki igakora n'iki igakora n'iki. Iyo umuntu yataramye Imana ijya imuvugaho iki n'uyu munsi kuvuga iki, kandi iryo jambo rifite imbaraga. Twavuze ngo nta kintu kijya kirihagarika. Twavuze ngo iryo jambo umuntu ashobora kugirana no mu busaza n'ikimurinze. Twavuze ngo iryo jambo umuntu yaricana no mu ntambara n'ikimuriho. Twavuze ngo iryo jambo umuntu ashobora kurigirana no mu zabukuru n'ikigize ute n'ikimuriho. Kandi iyo umuntu yataramye mu bitaramo nk'ibi turi, Imana ishimwe, mu bitaramo nk'ibi, kandi abarakore twongere tubikunde, twongere tubyitabire, twongere tubishishikarire, kuko ibi bitaramo bifite imbaraga. Kamabwire, iyo umuntu yataramye, umuntu ukunze gutaramira Imana, umuntu ukunda ibitaramo, umuntu ukunda kubana n'Imana, Imana ishimwe, ajya agira amahoro y'umutima isi idatanga. Mu bitaramo nk'ibi tujya tuhakura amahoro y'iki y'umutima isi idatanga. Imana ishimwe. Ubwo abandi bayashakira mu bindi bitandukanye, twaravuze ngo ni ibinya by'igihe gito, ariko mu bitaramo nk'ibi tujya tuhakura amahoro. Imana ishimwe. Ukaza wari utenebutse, ukaza wari urangiye, ukaza wasaga n'ibitari bukunde, ariko wahagera ijuru rikaguha amahoro. Imana ishimwe. Mu bitaramo nk'ibi ababyeyi bajya bahakura amahoro. Niyo mpamvu nababwiye ubushize korona itaraza, twaravuze ngo umuntu ukunda gutarama ntasaza. Umuntu ukunda ibitaramo ntasaza, atari uko imyaka itagenda. Barabara 40, 45, 50, ariko wamureba ukabona ni umujeni kubera ibitaramo. Ariko ugasanga hari undi uriye hanze 32 yarashajaganye, yarahombagana. Kubera iki? Kubera ko hanze hari imiruho n'imihate, ariko mu bitaramo tujya tuhakura amahoro. Kandi amahoro niyo atanga guca ku maso, amahoro niyo atanga kunyurwa, amahoro niyo atanga gutuza. Iyo umuntu akunda gutarama ajya agira amahoro. Ubundi bagasenzaho kubikira mu mavuta. Imana ishimwe. Sengesho nyantiyari. Reka mbabwire, nta kintu kibaho, nta make-up ibaho nziza nk'amahoro Yesu atanga. Wakwisiga ni byiza, birakenewe rwose, ariko niba hari ikintu cyiza wakwisiga ni ibitabo. Kuko iyo umuntu akunze kuba mu bitabo, akunda guhorana akanyamuneza, kandi nawe utamusobanurira, kuko ni isezerano. Yesu yaravuze ngo simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha. Aravuga ngo amahoro yanjye nabe muri mwe, kandi amahoro mbahaye si nk'uko isi itanga. Muve tureke kwiruka hanze, nta kintu kiriyo. Kwa Yesu honyine niho hari amahoro yuzuye. Imana ishimwe. Warangira ababyeyi b'iki gihe, warangira abagabo b'iki gihe, warangira abasore n'abakobwa b'iki gihe, ubwo depression zimaze abantu, gahinda gakabije kamaze abantu, wabarangira ibitaro. Iyo umuntu yataramye rero, ijuru rijya rimuha amahoro. Imana ishimwe. Kandi umuntu ukunze kuba mu bitaro, twaravuze ngo ntapfa gusaza. Muzi impamvu umupfakazi witwa Ana yihanganiye ubupfakazi ngo agakomeza kwihangana ngo kugeza igihe ijuru ryamushimiye, ngo yahoraga mu rusengero. Kandi yabanye n'umugabo w'imyaka gusa arapfaka. Icyo kintu cyari kigoye kucyakira. Reka mbabwire, niba hari ikintu kigoye mu buzima cyakugoye kucyakira, ngwino ucyicarane mu rusengero nibwo uzagishobora. Kuko ahantu hose uzajya ushobora kuzapfana nacyo, ariko mu nzu y'Imana tujya tuhakura amahoro isi idatanga. Na bya bindi byatugoye kwakira tujya tubyicarana mu rusengero, ijuru rikatuganiza gake, ijuru rikatwomora gake. Ugakura ijuru ryabwiye Yeremiya ibintu Imana izakorera Abisiraheli ubwo bazaba bavuye i Babuloni,
kugira ngo yongere bagire abantu bayo bazima. Yaramubwiye ngo nzabaha imitima mishya utarigeze kugera ubwo ikomereka. Aho kanisa gusa n'ahandi warusanga no hanyuma n'igihera abantu imitima mishya isa nk'itarigeze igira ute ikomereka. Ijambo ryatubwiye ngo umwuga wanyu tugiye gusenga ngo reka bashakana umwete basamba. Iyo umuntu yasenze, iyo umuntu yataramye, ijuru rijya rimutyaza. Ni ukuri ko Imana ijuru ikamutyaza, ijuru ikamutyaza, ijuru ikamutyaza, ijuru ikamutyaza. N'umukozi wakoreye Imana, bakozi b'Imana birirwa basenga, birirwa babwiriza, birirwa nabo birabasaba ibitaramo kugira ngo bongere batyare. Imana ishimwe. Iyo umuntu yataramye mu bitaramo nk'ibi, Imana ijya igaragaza mu kuboko gukomeye. Abantu bakibaza Imana ibikoze ite, abantu bakibaza ngo bigenze bite. Kandi reka mbabwize ukuri, n'uyu mugoroba dutaramyemo hari abantu bagiye kwibaza ibintu byawe ukuntu bigenze. Hari abantu bagiye kwibaza uburyo iyo ntebe uyicayemo. Hari abantu bagiye kwibaza uburyo cy'urwo rugo urubonye. Hari abantu bagiye kwibaza uburyo cy'amadeni yishyuwe. Hari abantu bagiye kwibaza uburyo, hari abantu bagiye kwibaza byinshi, ariko reka babyibaze ni mu gihe nuko byakorewe mu gitaramo. Umuntu yataramye Imana, Imana ijya imuvuga ijambo akarigenda nawe, yava no mu gihugu yajya no mu kindi rigakomeza kubana nawe dini. Umva yaba ari no ku gisasiro cy'uburwayi, ryo rikaba ari rizima riri kumwe nawe, iryo jambo rigakomeza kumusigasira. Kandi twavuze ngo iyo umuntu yataramye, ijuru rijya rimuha amahoro sigataha. Tujye gusenga n'uyu mugoroba, wakira amahoro. Babisigi bakira amahoro, bagabo bakira amahoro, twakira amahoro avuye ku Mana kuko twagize ute twataramye. Bibiliya tugira ngo nkunda bankunda, mereka bashaka umwete bazagira ute bazabona. Dukunde gutarama, dukunde gushaka Imana aho hantu hose. Ibyo tuvuze n'ibindi tutongeyeho. Umva mu bitaramo Imana igice impaka, mu bitaramo Imana igice inzira hatari inzira, mu bitaramo tubonamo byinshi kandi byiza. Nuko rero mwakira ijambo ry'Imana, nkunda bankunda ariko abashakana umwete bazabona. Ibyo byose tuvuze n'ibindi tutarondoye byo mu gitaramo uyu mugoroba bikugirirwaho mu izina rya Yesu. Ndagushimira iteka ngo hari icyubahiro, ngushimiye kuri Imana nziza kandi uri Imana igira neza. Bihe n'ibi byiza byo gusenga abakera nabo bagiye babigira, n'abasogokuru bo kwizera bagiye babigira, bakabibonamo umusaruro. Natwe twataramye hano i Nyamata, twataramye kandi n'ijuru ryabibonye, twataramye. Nuko rero ubwo twataramye, Uwiteka nyiribihe reka ya migisha yose, reka bya byiza byose byo mu gitaramo ubwoko bwawe bubibonera aha hantu. Udutyaze, utuvugurure, utuvugeho ijambo, ukuboko kwiza kubane natwe. Amahoro utanga akomeza abe mu mitima yacu kuko twataramiye imbere yawe. Ubuntu n'amahoro utanga bikomeze kubana natwe twese, kandi umwigisha akomeze gusangira n'abigishwa kugira ngo ijambo rikomeze kwaguka. Tugukomeye amashyi menshi dushima, kandi tugira ngo Uwiteka dushaka dushima ukomeze kubera kuri uyu musozi mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibarebe neza, ibaho umugisha.